turasuje inshuti mudahema kudutega amatwi. Uyu ni wa mwanya yawe TV yabageneye abakunzi bayo kugira ngo ibashakire amakuru ibagerere aho mukeneye, kugira ngo mumenye byinshi dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ngiye mujye kuganira umwanya banyita umujyaneza Marie Diane Faida, nkaba ndi impuguke mu bijyanye n'imirire kuko narabyize, nubwo mbikunda cyane kurya ariko naranabyize muri kaminuza y'u Rwanda. Uyu munsi rero twatekereje ku bana bari hasi y'imyaka 5, nibo tugiye kuganiraho uko umuntu ashobora kubategurira ifunguro, uko ritunganywa, uko rimugaburira ndetse n'igihe cyo kurimuhera. Usanzwe tuzi ko umwana akenera imfashabere iyo nta bindi bibazo yagize byo kuba yabura nk'umubyeyi ngabure amashereka. Tuzi ko umwana atangira gufata imfashabere ageze ku mezi 6 byibuze, ariko harabusanga batangiza amata y'inka. Umwana yatangiye konka namusize ukamutangiza amata y'inka. Usanzwe ntabwo ari byo ku muntu usobanukiwe neza ibyo kurya. Nyumva uyu munsi twagize ngo tubatekerezeho, tubarebere ikibakwiriye, cyane ko batabana ashoboye kwihitiramo. Nkatwe abakuru tuba tubarebera kugira ngo tubafashe mu mikurire yabo neza. Ubusanzwe umwana agitangira kurya ku mezi 6 koko yakwiye gutangira ku bintu byoroheye igifu cye kuba cyabisya, harimo imboga zidakomeye n'imvuga zidakomeye. Muze kumvamo dodo, karoti, nabwo bitewe nuko uri buze kuzitegura n'umwanya uza kumara uri kuzitegura. Yaba zitetse ko salade nibaza ko abana batari batangira bari kurya. Umwana ugitangira kurya mutangiza potage, nabwo yoroshye cyane, ukayisya bihagije kugira ngo uze gufasha igifu cye mu igogora ry'izo ntungamubiri ari buze gusanga mwaho ngaho mu byo wamuteguriye muri potage. Hanyuma ukamenya n'igihe uza kuza kuyimuhera. Mu gitondo umwana akibyuka aba agomba gukaraba, yamara gukaraba mukamutegura ko nk'umuntu ugiye kurya, nk'uko abantu bakuru tugiye kurya tugategura ameza. Naho ukamutegura nk'umuntu ugiye kurya, akabyumva nawe akabimenyera ko agiye kurya, akanabyakira, kuko hari no gushobora usanga yivumbuye cyangwa gifite ibitotsi. Ukamureba mbese ibyo twita ngo umuntu ari muri mood yo gukora ikintu runaka. Ukamutegura aho ugiye kumuhera iryo funguro. Hanyuma wariteguye, isuku yose ndibuze kubivugaho cyane kuko nzi ko ababyeyi benshi baba bafite igishyika cy'umwana ugitangira kurya, ko baba barwaragurika, utuyoka n'ibindi. Ukamutegurira ako gapotage mu gitondo kagizwe n'imboga rwatsi cyangwa dodo. Wabishobora ukamushyiramo n'ikirayi ariko mukabisya, bikaba ari ibintu byoroshye. Ubwo ngeragije nk'igihe kabimuha wenda nko mu saa 2 bitewe n'igihe umwana yabyukiye. Hanyuma akagira umwanya wo kwisanzura, mukaba mukina nawe kugira ngo digestion, kugira ngo umare kumugaburira ngo ararize ushyize mu mugongo. Ufite namara gusinzira nago digestion iri buze gukorwa. Mufashe agira umwanya wo kubategereje ko yakongera itasinzira, mukine. Namara kwisanzura ushize nk'umwanya nk'iminota nka 30 cyangwa isaha bishoboye kuyigezaho, ukamusinziriza agasinzira. Hanyuma nko mu masaa 4 kakazuba kamaze kuza cyangwa se saa 5 bitewe n'igihe umwana akangukiye. Nanone ibyo tubibara bitewe n'igihe abana bakangukiye. Ukaba ushobora kuba wamuhereza nk'akaji k'imbuto wamuteguriye. Ntuza kumusubiza ku mwana wamuhaye, kuko ubusanzwe umwana agomba kurya byibuze amoko 5 y'ibiribwa ku munsi kugira ngo abashe gukura neza. Niba wanamusize wagiye ku kazi, ukaba ushobora kwizera ko byibuze mu by'umwana yari uwo munsi harimo ibyo akeneye koko kugira ngo akomeze gukura. Umutegurira ji isanzwe, pane tuye kujya kugura mu masoko, wenda wayigura kubera mu burakindi, ariko mutegurira ji y'imbuto ukayitegura mu rugo neza, ukayitunganya n'isuku. Wenda ushobora kumbaza ngo izihe mbuto, ushobora kumushyiramo icunga, ukaba wamushyiramo marakuja, ukaba wamushyiramo umuneke. Hari n'ababyita ngo ni macedone, ariko normal aya masago yo kubafata ji y'urubuto. Hanyuma ukaza kongera kumuha kandi kanya akaruhuka, kamara nk'andi masaha. Nasinzira uramutegereza kongera kumugaburira. Noneho kaza no kugira ikindi gihe cyo kuza kumumenyera. Niba ari igikoma wamutegurira uza kuza kumuha, niba suza kumuha n'ubundi ku turyo tworoshye wamutegurira ko bitandukanye n'ibyo wamuhaye kare. Ushobora kumbaza ngo ni nk'ibihe ko abana ngo bagomba kurya imboga. Ushobora kumuha dodo mu gitondo, wenda muri amasaha yabyutse ukaza kumuha utundi turyo turimo karoti, ku buryo umuhindura ubwoko bwose bw'imboga
ushobora kumuha, ariko ahangaha ndaza kubabwira ko isombe ku mwana ugitangira kurya atari ngombwa, cyangwa se atari byiza gutimutangiza ko irakomerera igifu cy'umwana mu igogora bikamugora. Hanyuma rero uwo mwana uko umumenyereje kurya ukamurinda kumugaburira mu kavuyo, bizamurinda kubaho byimbye mu nda cyangwa se kubaho atisanzuye, cyangwa bikamubuza kuba yasinzira. Ukamugabura duke ariko mu masaha nyayo, kandi ukanamenya ngo ngiye kumuha ibi n'ibi. Kibanda ku mboga nkuko nabivuze, imbuto, ibinyamisogwe n'ibintu bituruka ku mata, ariko nanone bizaterwa n'umwaka azafite. Ko twavuze ko ari munsi y'imyaka 5 n'abarakana katarageza umwaka, rwose nakugira inama ubishoboye ntiwamuha amata kuko arakomeye ubwayo, ndetse harimo ibirimo bishobora kwangiza igifu cy'umwana, bitewe nuko we ntabwo igifu cye kiritegura kuba gishobora kuba cyasya cyangwa gishobora gukora digestion neza y'ayo mata urimo uramuhereza y'inka ufite. Ariko ushaka ubishoboka wamusimburiza ukamuha nk'ibi ngibi bita yaourt bituruka ku mata, utiri umuha amata y'inka ayanga twita inshyushyu cyangwa se ikiva. Naho mbona babaha ikivuguto ufite nta kintu kiba kirimo, naside uri kumwihera kirira kandi biramwangiza. Hanyuma ukaza kugira ku mugoroba, bishoboka ku mugoroba natwe n'umuntu mukuru wari wese afata utuntu duke cyane, nubwo yaba urubuto, kabamenye ko kumanywa niba wariye neza, nijoro ntabwo ukeneye ibintu byinshi kuri buryanye, ntabwo ukeneye imbaraga nyinshi mwigeje ko nta kintu ugiye gukora ufite. Turarya kugira ngo ibyo turiye tubikoreshe. Rero ku mwana utangiye kumenyera kurya, hari ibyo uzagenda ubona yahisemo kurya, bimwe akabyanga, ibindi akabikunda. Uzagenda umuhindurira ukurikije ibyo ubona wo mwana wawe akunda, ariko ukibanda ku byo twita indyo yuzuye. Umwana azakuramo intungamubiri akeneye kugira ngo ubwonko bwe bukure neza, akeneye kugira ngo amagufa yakomere neza, akeneye kugira ngo umwana abeho, mbese ubona uko agaragara mu gihagararo cye ari umwana uri aho ngaho. Birashoboka cyane ushobora kugira ibyago ukagenda ukaba ufite umwana udakunda kurya, cyangwa se akaba yanarya noze absorption, cyangwa se uko umubiri wacu wakira ibyo twariye ntibikorwe neza. Ariko ku mwana rwose byaguhiriye hamwe n'Imana, akaba ari umwana ushobora kurya, ngira ngo ibyo umugaburira nibyo azaba agaragaraho inyuma. Ko bavuga ngo abahanga bavuga ngo we become what we eat. Nanga ibyo turya nibyo tubigaragaza. Ushobora kurya akabyibuha, ushobora kurya akananuka, ariko wagize amahirwe bya bindi turya umwana azayibona nk'ibimurinda indwara, abone nk'ibimukomeza, bimwe bimukangurira ubwonko byinshi cyane. Hanyuma rero dukomeje nanone ko umwana ushobora kumugenera ibyo kurya nk'umuntu mukuru w'umubyeyi umurera, ari wumva ngo nk'ubu nkanye nkunda umureti, utumva ngo umwana wanjye nzajya muha umureti bahita babona ko byakomeye. Oya, ufite igi mu busanzwe n'umuntu mukuru ntabwo yemerewe gufata umubare urenze rimwe, kamvuge rimwe igi, kuko ubwaryo igi rifitemo intungamubiri cyangwa ari ibyo gifitemo byitwa nutrient zifata umwanya kugira ngo igogora ryabyo ribeho. Igi, inyama, ibintu byose bituruka ku matungo bifata umwanya munini kugira ngo hakubaho icyo twita digestion. Rero kuba wafata umwana wamuhaye inyama, none uraza kumuha amata, uraza kumuha amagi, ibyo byose birimo proteine nibyo yego. Ariko kuvuga ngo byose ugiye kwifata ubivange ubiha umwana mu gihe kimwe cyangwa umunsi umwe, urimo uramwangiza, uramuvunira igifu bwabyo. Ibyo umuhaye ibyo nibyo ashobora kwakira, ntabwo ari bubyakire. Ntabwo umwana abaho kubera ko yariye inyama neza cyangwa yariye amagi menshi. Oya, warimutunganyiriza nko ku munsi ukarimuhereza ritogosheje, byaba ari byiza kurushaho, kuko uri umurete nibaza ko ntaramenye, sindamenye niba umurete wo gukora udafite amavuta simbizi, ariko cyagenwe cyo kumurinda ibintu by'amavuta biba birimo ibyo twita ama cholesterol, ushobora kugenda bikitsindagira mu mubiri cyangwa bikiyakimira mu ndimi z'amahanga, kazagenda bimutera ibibazo. Hanyuma rero wa mwana wamenyereye kurya, tukomeze tumwivugireho, arakuze ageze ku mwaka umwe, uzamufata kuri cya kinyabupfura kiwe wamutoje, cyangwa se wa murongo ngenderwaho wo kurya, uko
uko wamutoje. Hari abatangiza maternelle bafite imyaka 3, ntabwo uko wamugaburira agafite imyaka 2 cyangwa 1 cyangwa amezi angahe ananiwe uzamujyana ku ishuri, bitewe nabwo naho azaba ari kujya kwiga n'ibyo azaba ari buryo uwo munsi, nabyo umuntu abimenya. Ariko nk'umwana w'imyaka 3 utarajya ku ishuri, akaba ariho tuba turi kugarukira, tube tumuvugaho nawe tumwigeho. Nta gatandukanye cyane na wa mwana w'umwaka umwe. Ku mwana w'umwaka umwe aba yemerewe kuba yatangira noneho kuba yafata kuri mwe twaziririje by'amata, inshyushyu, noneho n'ibindi biryo bikomeye n'isombe watangira kuyimuha. Ariko no ku mezi 7 umwana wamuha isombe, ariko ukamuha gake, kuko hari ibyo yego akuramo twita ubutare cyangwa fer mu rurimi rw'igifaransa, ariko ntabwo akeneye byinshi cyane. Wawe mureka akabivana nko mu mboga, babira ahantu henshi hatandukanye. Ikizima nuko wowe nk'uri kumutegura nk'umubyeyi cyangwa se nk'umurezi wiwe, umenya ngo ibi ngiye kumuha umwana, ngiye kumuha ibi ngibi. Noneho rero ushobora kumbaza ngo ese ibintu by'inkono zitandukanye gutyo byakunda? Birashoboka cyane. Hari umuntu wumva afite ubunebwe cyangwa se ari utuntu uri gucungiraho, ariko burya umwana icyo umugaburiye uba urimo uramurera cyangwa uba urimo uramutegurira ejo hazaza. Uramurinda kuzajya ahora arwaragurika, uramurinda kuzabaho buri gihe yigunze, mbese uramuremera ibyishimo. Hari nk'umwana ushobora kuvuga ngo ngiye nishima ndi kurya bombo. Ni byiza, yego umwana arabyishimiye kandi arabikeneye, akeneye kwishima, ariko uramufasha ukamubwira muri bombo agiye kurya iramugiraho ingaruka izi n'izi. Harimo kumwangiriza amenyo, harimo kumutera kuba yagira nk'isukari iri hejuru, cyangwa se kuba ashobora nanone kuba adashobora biri muri ya bombo bizatuma hari ibyo atazashobora kwakira. Kuko ari ibyo ari biribwa tuzareba tugasanga harimo icyo twita phytic acid, bibuza kuba umuntu ashobora kwakira. Umuntu akaba yarya buri gihe, ariko ukaba udashobora kubona kuko uwo muntu arya, wanamupima ukaba wamusaga nk'inzara. Ifunguro ry'umwana rero nk'uko twabivugaga, tugiye uko tubitegura, mbese uko twagena ingengabihe cyangwa ingengamirire y'umwana kugira ngo akure neza. Mu gitondo wa mwana wamaze kwegera hejuru utakiri agahinja, undi uzakubwira ngo iki ndagishaka, uzamumenyera icyo ugomba kumuha, ariko nanone ukurikije ibyo ari bubone mu byo ugiye kumugaburira. Wamurinda kuba wamuha ibintu birimo shokora, amakawa. Barabikunda banga umwana wanjye ngo reka wenda ushobora kuba uri kubiha umwana akagusaba ikawa nameho, ariko urimo uramwangiza ntabwo ubizi. Cyangwa se ngo umwana wanjye ngo yagize ikintu kiniki, yagize ibirori binibi, ngiye kumuha fanta. Ubusanzwe ari nk'umwana wanjye ntabwo nakwemera kumuha fanta, kuko ubwayo nta kintu umwana ari buze gusanga, muretse kuba yashobora kuba yayinywa wenda amazi azayasangamo. Ariko niba ari amazi uba ukeneye kumuhereza cyangwa akavanamo, yamuha bisanzwe akinywera. Ufite fanta, ikawa, ibintu nk'ibyo ngibyo birimo amasukari y'inyongera cyangwa se ibiryo byinshi by'amakonserve, ubishobora wabirinda umwana ukamugaburira neza ku buryo wateguye wowe ubwawe, bitagombeye kujya guca mu nganda cyangwa se bibe byarongeyemo intungamubiri. Hari n'abantu rero usanga ngo ubuki ngo ni ingenzi ku mwana. Umwana utaragira umwaka nabwo ntabwo aba yemerewe gufata ubuki. Ngo yarwaye inkorora, ngo yarwaye uducurane, ugiye kumuvangira ubuki n'igitunguru. Barabikora bavana umuti, yego umwana arakize, ariko ntabwo uzi ibintu umuteje. Mu buki rero hari ibyo dusangamo bishobora kwangiza ubwonko bw'umwana, kuko wabimuhaye ubwabyo umubiri we ntabwo urashobora kubyakira, ntabwo ufite imbaraga zihagije zo kubyakira. Ntitukabafate nk'abantu bakuru, wamuvuza bisanzwe, ariko kuvuga ngo ugiye kumuha ubuki, oya mutegereze byibuze azagira umwaka umwe, hanyuma igifu cye kibe cyiteguye n'umubiri we witeguye kubyakira, nibinanirana habeho n'imbaraga z'umubiri zo kuba zasohora bya bindi. Twagiye rero tugiye gutegura ibiryo by'umwana ugiye kurya guhera mu gitondo kuza kujyana nimugoroba, ko nabibabwiye bishobotse kuba bishobora kubibona, kamugaburira inshuro 5 ku munsi, byaba bihagije umwana agakura. Kabone nubwo yaza konka nimugoroba, ntago mvuze ko ari ikintu kibaho gisimbura ibere cyangwa amashirika ku mwana, ariko bitashobotse kubera wenda gushakisha cyangwa se ubuzima tuba tubayemo bwa buri munsi, niba utabonetse ukaba wizeye ko byibuze umwana uwo munsi ibyo yagomba kubona yabibonye, ariko
bitari busimbure ya mashereka yawe nongere mbitsindagire tagira uvuga ngo noneho twumvishe ikiganiro kimeze gutya na gutya amashereka umwana sinzongera kumwonsa ubwo yagize umwaka ngiye kujya muha amata nigendere. Oya, akeneye konka. Hari ibyo azasanga mu mashereka atazigera asanga mu bimera cyangwa se mu biribwa cyangwa amafunguro atandukanye uzamutegurira. Nk'umwana ushobora kumutegurira igikoma mu gitondo akakinywa, bibaye byiza wakima kidafite isukari kuko si nziza n'ubusanzwe, ariko niba atabishoboye wamushyiramo isukari nabwo ukabitekana kandi ukamenya ko iyo fu y'igikoma ugiye kumuha irimo ibinyampeke koko umwana akeneye. Twavugamo nk'uburo, amasaka, soya, ibigori, mbese ibintu nk'ibyo ngibyo n'ingano. Umwana ukamenya ko afashe ifu yuzuye complete sra niko babyita mu Cyongereza, iraba yuzuye. Ibyo atazabona mu kigori arabisanga muri soya, ibyo atabonye muri soya abibone mu masaka. Ariko masaka y'umutuku mukayibandaho cyane kuko nayo akungahaye ku butare umwana akeneye kugira ngo hakorwe icyo twita amaglobule rouge cyangwa se red globules umwana akeneye cyangwa se hemoglobine bizabasha kumufasha gutwara umwuka cyangwa oxygene mu mubiri we kugira ngo akomeze ahumeke neza, ndetse binamufashe kuba yagira development yihuse y'ubwonko cyangwa se amaraso natembera neza, abari amaraso asukuye, abe mbese ari umwana uraho ubona ari afahume cyangwa ari afite standard z'umwana nawe bakifuza kugira. Byinshi biba biri mu masaka y'umutuku cyane cyane. Ntabwo umwana amuha igikoma cya kawunga wumve ko umwana bihagije, uwo muha igikoma yanyoye umunsi warangiye. Niba rero umuha igikoma mu gitondo cyo tumaze kuvuga hejuru, sinangombwa umugati kuko ibyo urimo uramuha n'ubundi ni ifarini, kandi mu ifarini ibyo ashobora kuba yabonye mu masaka cyangwa mu bigori biramuhagije. Aho kugira ngo umushyirireho uwo mugati, ngewe mbishoboye nahitamo ko yafata umuneke ku ruhande, urubuto ku ruhande, ibyo bya benye, ibyo by'imigati, ibyo by'amakeke bikarurira, kuko ibyo urimo uramuha ufite urimo urongera ibyo wamuhaye. Arabikunze yego, ariko urimo urongera ibyo wamuhaye cyangwa se ukaza no kumuha ibyo umubiri udakeneye. Igikoma cyonyine kirahagije mu gitondo rwose. Ntuzivune uvuga ngo umwana wanjye ntabwo bimeze neza ko atafashe umugati. Kereka mu gihe uzaba wabuze igikoma cyangwa utamuhaye igikoma, nubwo ntabikugiramo inama ukaba wamuhaye icyayi. Icyo cyayi cyazaba ari gufatamo n'amazi n'isukari byonyine gusa. Byashoboka rero ko umushyiriramo byibuze akaza kubona ikintu gikozwe mu ifarini, hazagusangamo intungamubiri nkeya nabwo atari nyinshi. Bishatse gushimangira ko igikoma nicyo kintu umwana, niyo funguro umwana yagiye gufata mu gitondo rigaherekezwa n'imboga. Ku batabishoboye rero ko yamubonera icyo gikoma, ushobora kumutegurira ibiryo bitewe n'uko ari bwirirwe n'ibyo ari bwirirwemo n'ibyo ari bukore, kugira ngo umubiri we ataza gucika intege, aze kugira imbaraga zihagije zo kuza kubasha kuba yakina, cyangwa niba ari n'utwo adukora afite imbaraga, ataza kugira ikibazo cyo gusonza cyangwa cyo kugira inzara. Azajya kugera hahandi ho kugura umva ko bizaba byakomeye. Hanyuma noneho nuza kumugaburira muri za mbuto, ushaka isukari isanzwe tugura wamureka kuko arayibona mu mbuto, araza kuyirya arayisangamo, kandi ntabwo akeneye iyi ngiyi ikorwa mu nganda kugira ngo akure. Iyo azivanira mu mbuto ntushobora kumubonera umuneke umwe uzaba umuhagije ku munsi. Si ngombwa kumuha imineke myinshi, umuneke umwe urahagije. Noneho niba utabishobora ukaba wamubonera ironji, riba ririmo vitamine C, ririmo n'iyo sukari, ririmo intungamubiri umwana akeneye nyinshi kugira ngo abashe kubaho. Wenda se ushobora kwibaza ngo ni nk'izihe? Hari biza kuba bifite amaterime ari aho ngaho nyine ari scientifique, ariko byibuze wenda umuntu ashobora gukomereka bitewe n'uko arya, amaraso yakaba ashobora kuba yahita ko akama cyangwa se ahagarara cyangwa agakomeza akava. Ibyo rero byo aba akeneye cyane harimo icyo twita acide folique cyangwa folic acid, ushobora kuboneka mu mbuto ngira ngo hafi ya zose. Uvanyemo ikinyomoro, yego ikinyomoro, hanyuma muri marakuja, muri orange, mu muneke, uzaho umwana uzabimenya ko
ibi muhaye murinze indwara, ndanamugaburiye muhaye n'ingufu, hanyuma umwana wanjye araza kumva ameze neza, yirirwe neza, nawe ku buryo ushobora kuba wabyishimira. Noneho ubwo ifunguro rya mu gitondo twavuze ko ari igikoma itabonetse, hari n'abashobora kuba bategura ibiryo mu gitondo bakabimuha, ariko umenya ngo ibyo bigiye kumuha ni ibihe, birimo se za mboga, birimo se za mbuto, harimo se agafi cyangwa ibintu byo mu mazi, ku buryo umwana nyine uvuga ngo umwana wanjye icyo namuhaye umunsi nubwo atarya saa sita biramuhagije. Noneho saa sita nabasha kuba yabona ifunguro, wamutegurira uyu munsi ushobora kuba wamutegurira ibishyimbo, kuko nabyo bikungahaye ku butare buzamufasha nanone kuba ubwonko bwe buzakora neza, kuba amaraso ye azatembera neza, akasangamo za calcium zatuma amagufa ye akomera, azasangamo ibyo dukeneye flavonoide niko babyita mu ndimi z'amahanga, ikinyarwanda ntago nzi ko nashobora kubona uko babivuga mu kinyarwanda, ariko bizakenera ku bwonko, bizagenda kujya gukora ku bwonko bwe kugira ngo bugire development ihagije ku mwana. Harabumva ko ibishyimbo kubirya ari uko umuntu aba yabuze uko agira aho ya. Umuntu ushobora kuba ari ibishyimbo, umuntu ushobora kuba yabibonye uko byabingana kose, pfa kuba biteguranye isuku, ntatandukane n'umuntu wariye inyama, ndetse aranamurusha kuko ari byo azasanga mu bishyimbo atazasanga mu nyama. Noneho niba mutegura ibishyimbo n'ikirayi, ku mugoroba uze kumuhindurira. Harabandi kuvuga ku bantu barya gatatu, tundi tubiri turengaho, navuze ko inshuro 5 ku mwana, nihagarukamo yaji uza kumuha akanywa ko ntago abakeneye kurya ibintu byinshi, cyangwa se za mutuza kuza kumuha ku ruhande, cyangwa agapotaje wamuteguriye. Niba ari potaje ize kubitandukanye, ntuze kumuha potaje irimo ikirayi na dodo, nguze kongera kumuha sata ikirayi na dodo bitetse nk'ibiryo noneho bitari potaje. Oya, niba yafashe icyo kirayi kirimo potaje, gikoze muri potaje harimo n'urwo rudodo cyangwa se igihumyo, uze kuza kumutegurira ibishyimbo n'ikirayi umwana arye, cyangwa se uwo muceri n'izindi mboga zitandukanye nizo bamuhaye muri potaje, kugira ngo arusheho kugenda abona intungamubiri mu biryo bitandukanye uza kuza kuba mu uyu munsi. Kuko ibyo wasanga mu ntoryi ntabwo bizasanga mu mboga rwatsi, mvuga dodo. Hanyuma umwana unamwibutse ko agomba kunywa amazi ahagije ku munsi, kuko arayakeneye cyane. Amazi azamufasha ku mubiri we urasukurwa, atari ukuvuga ngo nuko wamukarabije. Amazi arakeneye mu mubiri cyane, kuko igice kinini ibyo dukora cyangwa ibyo turya birimo amazi, akaba akeneye no kuba yashobora kuyafata kugira ngo ataza kumagara, cyangwa se akaba yanariye nk'ibiryo biza gutuma wenda amazi amubana makeya mu mubiri. Bisaba ko umugaburira ariko ukaza kumumenyera kumuha amazi. Ni kuri iki cy'amazi ukamenya ngo umwana aranywa amazi ryari. Ubundi nta nubwo ku bantu babizi cyangwa se ababimenyereye, ntabwo ko umuntu agomba kunywa amazi ari kurya. Bishobora kuba wenda ashobora kurya nk'ikijumba kumva akeneye kunywa amazi, ariko bishoboye kuyamurinda akaza kuyanywa byibuze hashize nk'iminota 10 nyuma yaho umaze kurya, byaba ari amahire. Ariko bishoboye ubundi wakamuhaye amazi mbere yuko agira ikindi kintu kindi ashyira mu nda nk'ifunguro, n'wenda nk'iminota 10 mbere yuko atangira kurya, kugira ngo ya mazi abe aho ngaho mu gifu bibe biroroshye. Ari mu mihogo haraza kuba horoshye, ari mu macangwe cyangwa se grande cervelle zaraba ziteguye, hanyuma umwana igifu kize kubasha kwakira neza ibyo agiye kurya. Wenda ntabwo mvuze ko gishobora guta ko cyakoboka, ariko nanone byaterwa n'igiye kumuha, ariko birategura igifu. Mbese ni nko amazi agategurira ibiryo kugira ngo tuze kuyarenza ku biryo, kuko nushyiramo amazi biraza kugorana ku gifu, biragisaba imbaraga nyinshi, henda wa mwana atanafite byo kugira ngo abashe gusya ibyo ari kurya. Noneho ukaba wambaza ngo kuki umwana ntashobora kuba namuha nk'ifiriti. Ifiriti ukura ni ibirayi yego, cyangwa se n'ikijumba, cyangwa reka tuvuye ku ifiriti y'ibirayi. Ya mavuta wakoze washyizemo ibyo birayi, hari intungamubiri zamaze gupfa. Hari n'izo ashobora kuza kubona zifite ubusembwa, zitaza kugira icyo ziza kumumarira, ahubwo ukaba uri kumuha amavuta cyangwa se ibinure adakeneye mu mubiri wiwe, bizagenda bikamuteza ibibazo, akazajya kumva umwana w'uruhinja rwara umutima, biriho biraneze, cyangwa se umwana afite ikibazo cy'imitsi.
ibyo turya mumenye ko bijya mu maguru gusa, biratembera umubiri wose no ku bwonko, umubiri ugenda wohereza ibyo umuntu yariye. Kandi n'ibyo turya ari ubiryo ariko byegera mu mubiri katubera uburozi, bikaba bishobora kuba byadindiza umwana akagwingira, cyangwa se ukabona mu ishuri ntatsinda neza, cyangwa se ukabona umwana uhorana ubunebwe, cyangwa ukabona umwana uherana umushiha, umwana utishimye, cyangwa umwana ubona nyine kuko nawe ushobora kwibasira igihe umwana aba afite ibibazo. Noneho rero ku munsi ukurikiyeho bigushobokeye wamuhindurira kubigiye kumuha, ukamuha imiteja. Njye ndayikunda cyane, ariko mu kuyikunda nuko nzi ibiyirimo. Ntabwo imiteja isimbura ibishyimbo, ariko nanone ibyo tubona mu miteja ntabwo tubisanga mu bishyimbo hafi ya byose. Ushobora kwibaza ngo imiteja ese nayimuhiri ari mibisi nayiteka, hari n'abayivanga n'amaji nayo ikaba irimo aho ngaho. Ariko kubera ko imiteja ubwayo yifitemo iyo twita phytic acid igoranye cyane, ndetse ishobora no kuba uburozi mu gihe itatunganyijwe neza, nabagira inama yo imiteja ukabanza ukayifata. Niba koko wumva ushaka kuyimuha nka salade, ukabanza ukayishyira mu mazi yabize byibuze ikamaramo nk'iminota nk'itatu, izaba yamaze kugabanya ubukana bw'iyo phytic acid cyangwa se inakamukemo, hanyuma ubone kuyimuha. Ariko byaba byiza bitire bikugora kuba ushobora kuyitegura nk'uko utegura imboga bisanzwe, ukayimuha, ukabuzi ko asangamo vitamine A izafasha y'amaso y'umwana, ukabuzi ko asangamo nanone za flavonoide twavuze zijya gufasha ubwonko gukora neza, ukabuzi ko asangamo ibizafasha amagufa yo gukomera nka calcium, mbese imyunyungugu itandukanye, minerals akeneye umwana. Ugasanga azabonamo za magnesium akeneye, amagufa azasangamo potassium, azasangamo za sodium akeneye, byose kugira ngo amaraso. Ushobora kwibaza umuntu kubivuga uko nguko ntabwo umuntu ashobora guhita akabisobanukirwa, uzavuga ati ko twari ibitoki byokeje ntitwabayeho. Yego mwabayeho, ariko ubu ngubu wagize amahirwe yo kumenya ngo iki ngiki ngiye guha umwana wanjye arasangamo iki ngiki, biramufasha iki ngiki, ntabwo rwose wakemera bigucika, ntabwo wazigera ukura urushinge rwawe guhora udukurikira ukatubaza ukadusobanuza. Hanyuma uwo muteja niyo dukomeza twivugira iby'imiteja twirire, ukaza kumenya ngo nawutetse iminota ingana gutya, hagati y'iminota 10 na 15, ukavuga ngo byibuze ndizeye ko mu by'umwana yagiye kurya. Haruza kumbwira ngo gose sinzabinyuma yadahiye. Ubundi busanzwe unanabishoboye nka dodo, hari abantu bashobora kuzirya dodo ntacyo yagutwara uyiriye ari mbisi ko byashobokera, ariko ubundi ntago ari ibintu tutaba tugomba guteka umwanya munini, ntago ari ibishyimbo. Isifiye kuba byabashije kugera ku muriro kandi bipfundikiye biba bihagije. Ntabwo imiteja mu minota 10 cyangwa 15 waza kumbwira ngo izaba kiri mibisi. Uko kundi nabwo yicanira cyane ukayiteka umwanya munini, bizangiza intungamubiri zirimo, cyangwa se najya nizaza kubona aze kuza kuzibona zidahagije nk'uko yari kubirya, bitamaze umwanya munini, kuko umuriro nawo ubwawo wangiza, cyangwa se heat igira effect kuri nutrient, ku mavitamine yangirika gutyo, kandi tuba dukeneye kuba twabasha kubonamo. Hari uzumva ngo shibuza kuziko bishye neza, oya, ukukomeza kubiteka yiguraza kurya wumva uhaze mu nda, ariko nuza kureba uraza gusanga ko mu byo twakoze cyangwa se mu byo wariye ibyo urukeneye byangiritse bikiri kuziko. Noneho kandi ukaba ushobora kuba wakibaza ngo umwana wanjye aramutse wenda akunda ji, ni byiza uzamuha iyo ji, ariko ubishoboye ntangere bisubiremo ngo uwo bishobokera, kuko byose turabitekereza ntabwo ariko bidukundira. Uwo bishobokeye iyo ji yagera uyitunganyiriza, kuko n'izi ngizi tukura mu supermarché cyangwa se mu tubutike aho ngaho, ntabwo koko yego bari ji barakubwira ngo hari uzasanga ari flavor bashyizemo, ahubwo ngo ni ji wenda ya orange, kandi flavor ni impumuro ya orange bashyizemo, ni produits zindi ziri chimique bagiye bakajya kongeramo. Nawe yabati ndagenda guze mpaye umwana wanjye, ariko ibyo wamuteguriye bizaba bibi utitaye ku isuku. Ariko nuba washoboye kugira ku maximiza isuku ibi uri kumutegurira, ndakubwiza ukuri abana umwana uzahaje yo muri alimentation yaguzwe yavuye mu nganda,
n'uzaha ji wikoreye mu rugo ntaho bazabahuriye rwose, no mu nzu ushobora kubareba hataba ikindi kibazo kindi cy'uburwayi ushobora kubareba nabo kabatandukanye. Uko muri izo ji uzagura cyangwa se ibiryo byose by'amakonserve, ibiryo byo mu bikombe n'ibyo nshaka kuvuga, uzasanga bagiye bagiramo ibi n'ibi, wenda se bakabashyiramo preservative kugira ngo babirinde kuba byakwangirika byasaza. Wa mwana ntabwo akeneye ibyo bintu bongereyemo. Iby'umwimerere azibonera mu biryo uzamutegurira mu rugo n'ibyo ngibyo biramuhagije. Ntabwo umwana azavuga ngo mama tujye kwa kana kacu cyo kugura ji, wumve n'ibyo ngibyo. Ushobora kumwumvisha ko ushoboye kubimutegurira mu rugo akanabigira akamenyero, azanabikunda kurushaho ndetse binanaryoshye kurusha iyo ushobora kuba wamugurira hariya akayinywa. Wenda icyo baba baturushije hariya nuko wenda baba bafite ukuntu ubuziranenge bwabyo baba babyizeye cyangwa bafite ibipimo byabyo, ariko wowe wayigira isuku nibaza ko ntaho waba uhuriye n'uwo nguwo wagiye kuyigura. Amafaranga wayagura ikintu kindi ukamenya ngo nayimuteguriye, ndabyizeye, namuvangiye iki n'iki, nayimuhaye amasaha ya naya, cyangwa se produits zirimo n'izi n'izi. Ntabwo tubikeneye. Ubu noneho byabaye bibi cyane, turya amafumbire hafi ya yose. Mwana ntazagira ifumbire azarya muri karoti bazamuha ku isoko ukajya kuyimutegurira ngo umugerekeho n'ibyo bindi byo kujya kumuha ibiryo byo mu bikombe, kandi ushobora kuba bimutegurira mu rugo akabirya akabibona. Ntabwo akeneye izo za mayonnaise ngo ajye gukura, ntabwo abikeneye. Wariye mayonnaise n'umwana utayiriye akabasha kuba yahawe ibiryo akeneye byibanze. Ndabyita ibyibanze kuko cyangwa se by'ingenzi mbivuge gutyo, umuntu arabitsindagira akanabishimangira. Hari uzumva ngo kwa runaka bari ifiriti, kwa runaka bagize gutyo, umwana bamutegura ikijumba, nacyo nkivugeho. Azavuga ngo umwana wanjye ni mu ikijumba, harabambwira nko ikijumba gitera inzoka. Ufite ntabwo ikijumba kitera inzoka, ahubwo uko wagiteguye nibyo bizagaragaza cyangwa se nibyo bizakora manifestation ku mwana wawe. Ikijumba kibamo ibintu byinshi, haba ibyo twita beta carotene cyangwa se carotenoid dukeneye mu mubiri wacu, arizo ziba associé cyangwa se twakwita ko ari twazishyira nko muri classe y'ama vitamine. Nego ntabwo ari vitamine ufite nyirizina, ariko ni nkaho yakitwa agace ko muri vitamine ya A, yindi dukenera kugira umwana abashe kugira amaso meza, abashe kubona ntazahume, cyangwa se abashe kugira uruhu runoze, abashe kugira umusatsi unoze, abashe kugira mbese ubona ari umwana ugaragara ahamye akomeye. Ikijumba ni ifunguro ryiza, uzamuha azasangamo ya myunyungugu twagiye tuvuga akeneye kugira ngo amagufa yakomere. Yewe na ya sukari, hano batabizi ko ibijumba bigira isukari, na ya sukari kugira ngo ujye kumugurira ibi n'ibi ngo birimo amasukari ujye kumuhereza ya sukari akeneye umubiri, azayisanga no mu kijumba. Starch mu ndimi z'amahanga niko babyita, ari ibirayi, ibijumba, ibintu nk'ibyo ngibyo habamo iyo sukari dukeneye. Hanyuma ukibaza ngo ese ibijumba nshobora kubimuha byonyine umwana wanjye nkumva ko yariye? Oya, ufite ibyo azasanga mu bijumba ntabwo azabisanga mu mboga. Ifunguro ry'umwana uko byayemeze kose ntirikabureho imboga rwatsi. Rwatsi n'imvuga rwatsi nibaza ko uza kubyumva, urumvamo dodo, uze kumvamo ya sombe twavuze, uze kumvamo imiteja, wumvemo intoryi, ariko cyane cyane wibanze kuri dodo n'isombe kuko nibaza ko mu ntoryi harimo ibyo bibamo nabyo bishobora kuba uburozi ku mwana biramutse bitatunganyijwe neza cyangwa se itatunganyije izo ntoryi tugiye kumugaburira. Hanyuma nanone niba wenda tuvuge nk'ishu, nayo ushobora kuyiha umwana, yego ni uruboga, ariko ntabwo nakugira inama yo guhora uyimuhereza kubera ko harimo ibishobora kwangiza umubiri we. Ushobora kumbaza ngo ni nk'ibihe, ushobora gusangamo hari produits zibamo cyangwa se nutrient zibamo cyangwa anti-nutrient birwanya absorption y'ibyo umwana azajya kubona cyangwa se umwana azaba yariye. Hari nk'ibyo ari nk'ajya kuva mu muntu mukuru akakubwira ngo wenda ishu itera umwingo. Ufite ntabwo ari uko ishu itera umwingo ubwayo, ahubwo ibiyirimo bishobora gutuma icyo twita iode, umunyu ngugu dukeneye witwa iode cyangwa iodine dukeneye kugira ngo umuhogo bikorwe neza, cyangwa se appareil digestif nayo ibira aho ngaho twizeye ko ibungabunzwe,
ariko kurya amashu menshi yego arazavuga ngo azamufasha, harimo byinshi nabyo dukeneye cyane by'ingenzi, ariko nanone ishu ntago nagukonse yaguhora uyigaburira umwana, munyuze umuhe imboga rwatsi, dodo umuhindurije umutejeje umuhishu, ariko niba bitagukundiye niyo shu wayimuha ntago tubigirije, ariko ukirinda kuba wayegera akamenya n'ibyo ugomba kumuhereza. Hanyuma ukamenya ngo mu byo namuhaye ntago ukeneye kujya mu isoko ujye kugura bya asante, ibi birungo bya asante, ibingibi aya maproduit byose tugura hanze, wenda simbiciye intege ushobora kubimuha, ariko ntago numva ko twabigira priority kubyo tugomba guha umwana wacu. Ibirungo ugiye ukamuhereza muri poivro azasangamo intungamubiri, asangamo imyunyungugu akeneye, harimo za calcium, magnesium, potassium, akeneye amagufa yo kugira ngo akorwe, akeneye kugira ngo amaraso ye atembere neza, akeneye kugira ngo asore ibintu biri toxique mu mubiri wiwe, akeneye kugira ngo abashe gusinzira neza, akeneye kugira ngo abashe gusinzira aruhuke akore, cyangwa se ashobora no kuba yakweguka, cyangwa ashobora no gukora muvoma abashe kugenda ahaguruke byemere. Yego Imana byose niyibigena, ariko byibuze y'umuntu ashobora ku muntu turavuga iby'abantu, iby'Imana igenda ibiduka n'ibyo ushobora no kumugaburira. Ibyo byose twavuze Imana itabikunze ntibikunda, ariko wagerageje nk'umuntu ibyo turi kuvuga nk'abantu, ntuze kuza kumbwira ngo none se ngo ko Imana ari itanga oya, ndayemera sinyakana, ariko byibuze nkawe nk'umubyeyi cyangwa se nk'umuntu ushinzwe imirire y'umwana, ibyo ngibyo mugaburira uvuge ngo niba mu mwana wanjye muhaye ikijumba arasangamo calcium ize kujya kumufasha amagufa yakomere. Mu gusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, reka mbanze mbashimire cyane ko mwabanye natwe, ariko nanone mbibutsa bimwe mu by'ingenzi twibanzeho cyane kugira ngo umwana wacu akure koko ameze neza. Tukavuze ko umwana amafunguro tuzamuha harimo imboga rwatsi, harimo imbuto, ibinyamisogwe n'ibindi bikomoka ku mata n'amagi, cyangwa se ibikomoka ku matungo, ariko none tukaza kumenya ngo turamuha ibi n'ibi mu gihe iki n'iki, cyangwa se ndabimuha gutya na gutya. Isuku yabyo irabiherekeza kandi ni ingenzi mu gihe cyose uri kugaburira umwana. Tubibutse gukora like, share and comment kugira ngo murusheho gukomeza kudushyigikira, nako dusheho gukomeza gukomera no kubashakira amakuru mukeneye, cyangwa se tubashe kumenya ngo dukeneye kubigenza gutya na gutya kugira ngo tubashimishe cyangwa tubagerere aho mukeneye ko tubagerera. Nakagaruka naho utaha, mwari kumwe nanjye umugira neza Marie Faida, dusubire.